Reka nongere ngusuhuze kandi nongere nkuramutse inshuti we wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi nkuko bisanzwe murabimenyereye ko ndi agati gaturi ku muriro ka karutica umugambi yemeje guhiga nkesa ndi igikano cy'imfizi ndi rukoya rw'inkoya ndi rusakarane nkubito nyir'ingoma ndi icumu ricumbikira abacumbitsi mwene umuco kandi mwene Imana koko ngira ngo murabimenyereye ko hani wacu nta kindi kihabarizwa ni umuco gakondo ni umuco wacu w'abanyarwanda wakunze kuturanga na kera na kare ndetse na n'uyu munsi ukaba ukomeje gukuza benshi kandi ubakuza neza. Yego rero uyu munsi ndaje ngo tuganire ariko tuze kubyita bya bihe aho tugiye kuganira cyane ku bahanzi. Turabimenyereye ko abahanzi bahanga ibintu byabayeho cyangwa se ibintu biri kubaho. Turabimenyereye ko abahanzi bahanga bagenura ibizaba, ariko uyu munsi akenshi na kenshi bakunze guhanga bagendeye ku bintu byabayeho bizaba. Gusa ku bahanzi ba kera ikigaragara cyo nuko bahanga cyangwa se bagenuraga ibintu byabayeho. Uyu munsi ndagira ngo munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru y'umugore bitaga Nyirabasare wo kuri Base. Uyu munsi usigaye utuye mu murenge wa Shyorongi. Ngira ngo iyi ndimbo murayizi, impara zayiririmbyeho cyane ndetse bayigarukaho kenshi, indirimbo bise Nyirabasare. Iyi ndirimbo baririmba ndagira ngo nkumara amatsiko kandi nkumara impungenge nkubwire ngo ibyo baririmbye muri iyi ndirimbo ni ukuri, ni ibintu byabayeho, ntabwo ari inkuru mpimbano nk'uko bamwe mu bahanzi bashobora guhimba inkuru, amazina n'ahantu bakabasha gusohora igihangano. Uyu mugore rero bitaga Nyirabasare koko bivuga ko yashatse kuri Base ndetse ashakwa n'umugabo w'umwarimu. Babyaye abana benshi ndetse inkuru yaje kuba kimomo cyangwa se inkuru yaje kuba akamaramaza cyangwa se nk'iyo twakwita amahano. Uyu mugore yaje guheka umwana amucuritse, aviwe mu rugo amuheka uwo mwana kandi agenda amuhetse mu ngutiya. Ubwo rero ngo yavuye uwo ari nimugoroba aragenda ararongotana ajya mu ishyamba, aragenda azenguruka mu ishyamba. Byumvikane ko nawe ubwe ku giti cye nta bwenge yari afite, byumvikane ko icyo gihe we ntabwo azi uko yavuye mu rugo. Nuko aragenda rero, abaturage birirwa bamushaka bamuhiga ahantu hose yaba yagiye. Nyirabasare baramuheba, gusa bwaje gucya bamubonye aragaruka mu rugo ndetse n'uwo mwana agaruka ari muzima. Ariko wumve cyari igisebo, nk'uko tubizi mu mateka yo hambere umwarimu yabaga ari umuntu ukomeye, yabaga ari umuntu ufite ikintu kinini avuze mu muco nyarwanda, kandi nanone bagafatwa nk'abasirimu, bagafatwa nk'abakungu. Turabizi ingo zo hambere urugo rwabaga rutahamo umwarimu rwabaga ari urugo rukomeye cyane. Bitandukanye n'uyu munsi. Uyu munsi ni umuntu wikoreye, ashobora kwiteza imbere akaba afite urugo rukomeye, ariko hambere ntabwo ariko byari bimeze. Nuko rero Nyirabasare agiye atyo, ahetse umwana atyo amucuritse amuhetse mu ngutiya. Orchestre impara nayo rero inkuru iyigezeho ntabwo bigeze bayiceceka, ahubwo bahise bayikoramo indirimbo. Nuko barayiririmba rero inkuru. Ubwo urumva niba bavuze ngo orchestre impara, turabizi neza ko indirimbo zabo uyu munsi, indirimbo yose yabo wakenera n'ubundi urayibona urayumva byanze bikunze. Rero urumva nta kuntu iyo nkuru itagombaga gukwira igihugu hose, ndetse kandi iyi nkuru yaje gukwira u Rwanda rwose, iza no mu mateka yagiye aranga bamwe mu banyarwanda. Twagiye twumva inkuru za Bandabaga, twumva inkuru z'aba bagabekazi barimo bakanjogera, turagenda twumva inkuru za bano bagore. Uno mugore wari igishegabodi bamwita nde? Mutubwire muri comment numva nyisobye. N'abandi benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bagaragaza indi myitwarire, yaba imyiza ndetse n'imibi. Turamuzi Nyiraruganzu, Nyirarumaga, uwo twakwita nk'ipfundo ry'abasizi bigiraho, watangije ubusizi. Yego
benshi cyane rero bagiye bavugwaho ibintu byinshi. Nyirabasare rero nawe uyu munsi nari nashatse ko twakongera tukamugaro tukibukiranya, ese mwebwe aho mutuye iyi ndirimbo mujya muyibuka, iyi ndirimbo mujya muyitekerezaho? Uragenda muri comment utubwire, ese iyo wumvise ngo umuntu w'umugore w'umutegarugori wahetse umwana akamushyira imugonga amucuritse akamuheka mu ngutiya, weho uhita wumva iki? Yego rero ndabashimiye rero, muri abantu beza cyane kuba mwemeye mugafata umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire, ariko ntabwo nasoza ntatumikiye ababa badutumye. Uyu munsi turi kumwe na icyanzu.com, ni kampani nziza yagufasha kubona ibikoresho byo gukoresha ukabona YouTube monetize mu gihe gito cyane. Icyanzu.com rero bagucuruza TPU, bagucuruza stand, ubwo ni stand kamera na stand telefone, bakagucuruza amatara yose y'ubwoko bugiye butandukanye. Nawe rero uramutse ukeneye ko bagufasha, baherereye hano mu mujyi neza munsi inyubako yo kwa Makuza, ushobora kunyarukirayo bakaguhana za microphone nziza cyane, ubundi nawe ugatangira ugakorera amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Ntabwo ari bo bonyine kandi, kuko turi kumwe na Nivuga Business Company Limited, kuko bakomeza kugufasha kubona ibikoresho bigiye bitandukanye byo mu nzu, byaba ibya occasion ndetse n'ibishyashya bihangiye. Bashobora kukurangira ikibanza muri Kigali cyangwa se hanze yayo, ubwo ndavuga i Rubavu ndetse na Karongi ku Kibuye. Aho hose bashobora kugufasha kubona ibi bikoresho byiza, cyangwa se bakakodesha imodoka zo gutembera muri zo gutwara imizigo yabiva mu ntara iza Kigali, ubundi nawe ukizihirana nabo. Reka mbashimire rero, jewe n'ubundi nk'ibisanzwe ni MC Rubangukana Bigwi, mukomeze mwizihirwe kandi munadushyigikira, mukomeza gukora like, subscribe, share ndetse na comment. Amahoro cyane.